Hari ibintu byinshi kandi bitandukanye bikunze kuvugwa ku munsi wa Saint Valentin, ariko siko byose ari byo cyangwa se sinako abantu bose babyumvikanaho. Gusa igihari cyo uwo munsi wo urahari. Aha rero muri iki kiganiro cyacu tugiye kugaruka kuri bimwe mu byagiye biranga uno munsi kuva igihe watangiriye kugeza ubu ngubu, ndetse na bimwe mu bisobanuro by'ibiwukorerwaho ndetse n'uko wizihizwa mu bigo bigiye bitandukanye. Nguhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Njyewe ubagezaho nkabatunganyiriza ikiganiro yitwa Shema. Ubusanzwe uno munsi wa Saint Valentin wizihizwa ku itariki ya 14 Gashyantare ku isi hose, ukaba ufatwa nk'umunsi w'abakundanye. Kuri uwo munsi amakupure ahana kado zitandukanye ziganjemo impapuro zanditseho imitoma n'indabo z'amaroza atukura, ubusanzwe zivuga urukundo rugurumana. Bivugwa ko buri mwaka kuri Saint Valentin hoherezwa amakarita agera kuri miliyari imwe. Muri yo 85% akaba atangwa n'abagore bayaha abashere babo. Saint Valentin rero ikaba igwa mu ntege umunsi mukuru wa Noheli mu gutangwaho amakarita menshi, kuko Saint Valentin iba muri Gashyantare nk'uko nabibabwiye. Kera umunsi wo hagati mu kwezi kwa Gashyantare ufatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya Antiquite. Mu Bugereki ho kwari ukwezi bibukagamo ubukwe bw'imana zabo zikomeye Zeus na Hera. Mu Baromani itariki 15 z'ukwa kabiri wabaga ari umunsi bizihizagaho Lupercalis. Aha baturaga ibitambo Lupercus, imana y'uburumbuke. Mbere na mbere ubundi umunsi wa Saint Valentin washyizweho na Kiliziya Gatolika, ikaba yarategetse ko uwo munsi wajya ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Ibi bikaba byari mu rwego rwo gusibanganya wa munsi mukuru wa gipagani wari wo Lupercalis, nk'uko umunsi wa Noheli washyizweho ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 kugira ngo usibanganye umunsi w'imana y'izuba ariyo bita Dieu Soleil. Ayo nayo n'andi mateka nzagenda mbasobanurira mu kiganiro kindi nzabakorera. Ushobora kwibaza ngo ubundi Saint Valentin ni muntu ki? Muri Kiliziya Gatolika habayeho ba Valentin batatu batandukanye, bagiye bagirwa abatagatifu kubera ukwemera kwabo kutajegajega kwatumye bishwa nk'abamartyrs. N'ingoma z'igitugu zayoboraga Roma icyo gihe hari mu kinyejana cya gatatu. Valentin wa Roma uyu yari padiri, akaba yarishwe mu kinyejana cya gatatu azira ukwemera kwe, ashyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwa Via Flaminia. Valentin wa Terni we yari umwepiskopi, nawe akaba yarishwe ashyingurwa aho uwa mbere yashyinguwe. Uwa gatatu yitwa Valentin w'umumartire wo mu majyaruguru ya Afurika. Amateka ye akaba atazwi neza. Muri aba Valentin batatu rero uwitirirwa uno munsi wa Saint Valentin ni Valentin w'i Roma. Bikaba bivugwa ko ku ngoma y'umwami w'abami Claude Le Cruel, Roma yari mu ntambara abaturage batakundaga, maze afata icyemezo ko nta musirikare uzongera gushaka hagati aho. Valentin we yakomeje gusezeranya abakundanaga harimo n'abasore b'abasirikare. Byaje kumenyekana ibikuru rero maze arafungwa, ngo ku munsi wo kunyongwa hari tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri yohereza umukobwa wari ufite se wacungaga iyo gereza agapapuro kanditseho ngo biturutse kuri Valentin wawe. Uwo mukobwa ngo yitwaga Valentina, yamwibonagamo cyane. Nguko Valentin yagizwe umurinzi w'abakundana. Ushobora kwibaza ngo ese Saint Valentin ku isi ahantu hagiye hatandukanye yizihizwa gute? Ubundi kera uno munsi wafatwaga nk'abasiribateri kurusha abakundana. Abasore n'abakobwa bakinaga umukino aho abakobwa bihishaga maze abasore bakabashaka. Iyo umusore yavumburaga umukobwa bagombaga gushyingiranwa mbere y'uko umwaka urangira. Mu kinyejana cya 14 ho mu Bwongereza uno munsi wafatwaga nk'urukundo, kuko bemeraga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore aribwo zihura kuno munsi. Ku munsi wa Saint Valentin bamwe mu bakristo bajya gusura bimwe mu bisigazwa bya Valentin ahantu hagiye hatandukanye i Burayi. Mu Bushinwa na Taiwan Saint Valentin irizihizwa cyane kuva mu mwaka w'1980. Mu Buyapani ho ntibiba bisanzwe pe, kuko kuri uwo munsi abagore n'abakobwa bategetswe kuzanira abagabo n'abasore bakorana za shokora zihenze. Niba uri umusore ukaba wifuza kuba umuyapani kuri uwo munsi, nakubwira ko bitarangirira, kuko ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu abagabo nabo bishyura bashiki babo bakabaha imwenda, urukweto cyangwa se ikindi kintu gifite ibara ry'umweru kandi gihenze inshuro nibura 3 kurenza shokora yaguriwe. Iyo tariki kandi ya 14 z'ukwezi kwa gatatu bayita White Day.
Muri Brazil ho bagira umunsi w'abakundana wihariye uba tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu, ukaba witwa Dos Namorados. Muri Colombia ho uba kuwa gatandatu wa gatatu w'ukwezi kwa 9, ukaba witwa Dia del Amor y Amistad, bisobanuye umunsi w'urukundo n'ubucuti. Mu Rwanda naho kuva umwaka w'1998 n'1999 uyu munsi witayeho cyane kandi ukagenda utera imbere umwaka ku mwaka, bikaba bigenda birushaho kuba byiza cyane ugereranyije n'imyaka yagiye ishira, kuko kuno munsi habaho surprise zitari nkeya zigiye zitandukanye. Shimiye wafashe umwanya wakadukurikirana kuri The Real Shema TV ku biganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge. Nakwitsa kuri subscribe kugira ngo ubashe kubikurikira buri ko dushyizeho ikiganiro gishyashya.